igitabo cya Yeremiya igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 19. Yeremiya igice cya 4 umurongo waho wa 19. Imana iririra abayuda banze kwihana. Yababa we mfite umubabaro mu gisenge cy'umutima, umutima wanjye urandihagura, naniwe kwiyumanganya kuko wumvise ijwi ry'impanda n'induru z'intambara mutima wanjye. Kurimbuka guhamagara ukundi, kuko igihugu cyose kinyazwe. Amahema yanjye arasahurwa, atunguwe n'inyegamo zanjye zitamururwaho muri ako kanya. Nzahereza he ndeba ibendera ry'intambara kandi nkumva ijwi ry'impanda, kuko abantu banjye ari abapfapfa, ntibanzi. N'abantu banjye n'abana batitonda kandi nta bwenge bafite. Bazi ubwenge bwo gukora ibyaha, ariko ubwo gukora neza ntibabuzi. Uyu murongo waho wa 22. Kuko abantu banjye ari abapfapfa, ntibanzi. N'abana batitonda kandi nta bwenge bafite. Bazi ubwenge bwo gukora ibyaha, ariko gukora neza ntibabizi. Twongereho aya ngaya ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 17. Bibiliya iravuze ngo kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bamaze kugwa, bahenebereye bagasubira mu byaha, ariko kwera kuzanwa na Kristo kuri abo bapagani babaye gutyo. Twumve icyo Imana ivuze mu ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo nicyo gituma mvuga ibi, nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Kandi babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke, bifatanije no kwifuza. Ariko mwebweho, haleluya, ntimwizeye Kristo mutyo. Niba mwaramwumvise mukijishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwirizwa iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwami, mu mwuka w'ubwenge bwose bwanyu, mukambara umuntu mushya waremeye ibyo gukiranuka no kwera kwizanwa n'ukuri kw'ijambo kw'Imana yabishatse. 25. Bibiliya iravuze ngo nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avuge ukuri na mugenzi we, nk'uko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakare ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ye ibyiza, kugira ngo abone ibyo gutungisha umukene. Ijambo ryose riteye isoni rigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumva umugisha. 30. Haravuze ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Muvuge ngo amen. Kandi ntimuteze agahinda umwuka w'Imana. Kandi mwa bantu b'Imana mwe, mwirinde cyane igihe tugezemo mwe guteza agahinda umwuka wera w'Imana. Umuntu ateza agahinda umwuka wera w'Imana ate? Munyemere shyire Bibiliya hasi tuganire. Ni gute umuntu ateza agahinda umwuka wera w'Imana? Dusomye amagambo menshi, ndaza kubigarukaho, ariko ndashaka ko tuganira kuri aya magambo. Numva umwuka yanyemereye ko twaganira, ariko afite intego nifuza ko tuganiraho, kandi ndabizi ko mu nkunda munkurikira. Intego y'ijambo ry'Imana nshaka ko tuganiraho, ndumva twaganira ku kintu cyitwa kurindisha iby'agakiza umwuka wera. Kurindisha iby'agakiza twamenye
kurinda icyo twamenye ariko tukirindishije imbaraga z'umwuka wera. Mu yandi magambo, uyu mwuka wera ni wo wonyine ushobora kuba wakurwanirira mu gihe wowe ucitse intege. Umwuka wera ni nka generali urwanaho abasivile bananiwe mu gihe bari kurwana urugamba birwanaho, ariko hakaboneka generali. Mu gihe turi mu rugamba rero, Pawulo yavuze, yabwiye Abaroma arababwira ngo turarasana, ndakubita ibipfusi ariko sinkuza aho utajya, ndarwana, ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Amen, haleluya. Uru rugamba turimo rwo gushaka ubugingo, ndagira ngo nkwinginge, rwana kandi urwane ku cy'agakiza wamenye. Rwana ku buryo n'umwuka nushaka uzahere, ariko urindishe ifuhe cyangwa se urindishe mwuka wera ibyo wamenye, ibyo wakiriye. Pawulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Haleluya. Donc tuzirikane uko kera twari tumeze, tuba ariko tuguma kurindisha ibyo twamenye, ifuhe rikomeye, tukabirindisha umwuka wera. Hari umugabo witwa Salomo, umuhungu wa Dawidi. Ajya gupfa, Dawidi yahamagaye umuhungu we Salomo aramubwira ngo mwana wanjye, ndagiye kandi ngiye nk'uko abandi bose bagenda. Amubwira amagambo meza, aramubwira ngo ariko nubwo ngiye nguhaye ikintu gikomeye, kondisiyo ni imwe, ujye umenya Imana ya so, iyo so yakoreye aba ariyo nawe uzakorera. Salomo arabyumva. Ngo se amare gupfa, Dawidi amaze gupfa, haleluya, Salomo aheruka akora ibizangwa n'amaso y'Uwiteka. Salomo ngo arasambana, arongora abagore 1000. Bibiliya avuga ngo Salomo agera agushwa n'abagore, kugwa arahenebera neza neza ibyo kurindisha ijambo ise yamubwiye ryo kurinda icyubahiro cyase. Salomo ntiyabyibuka, aragenda arashayisha. Bibiliya ivuze yeruye ko hariho kuzabaho kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Aba bapagani rero ntabwo ari abapagani bataragakizwa, ahubwo nabitwaga ko basenga, nabitwaga ko bakorera Imana, ariko baragwa, barahenebera, basubira inyuma, bava mu byizerwa, baragenda barahenebera. Kubera iki bahenebereye? Ntibigeze barindisha ifuhe iby'agakiza, ibyo bamenye, baragiye bararangara. Uyu munsi ndakwibukije, Imana igushoboze, Imana iguha imbaraga zigushoboza kurinda icyo wamenye, kurinda icyo wakiriye, kurinda ijambo ry'Imana, kuri poroteja mu kazi urimo, aho uri hose, urindishe ifuhe cyangwa se urindishe icyo wamenye. Imbaraga z'umwuka wera, winginga umwuka wera aguporoteje mu mivugire yawe, mu mikorere yawe, no muri bise aho ugenda, no mu kazi, urinde icyo wamenye. Imana ishimwe, Imana nishimwe. Iyo abo mwari munyumvishije, dore hariho guhenebera, turi mu gihe cy'ubuhenebere bene data, ariko murindishe ifuhe icyo twamenye. Iki kintu twamenye kirakomeye. Petero na Yohana bageze ku irembo ryitwa Ryiza, ngo bahasanze ikirema cyari gituwe gisaba nk'uko cyajyaga kibigenza. Haleluya. Ikiro tugomba kurinda, reka nkibabwire icyo ari cyo. Haleluya. Barasaba, bamaze gusaba, icyo kirema kirasaba, kimaze gusaba, ngo cyari kizi ko bari bugihe. Petero na Yohana ngo bisatse mu mufuka basanga nta kintu bafite. Bibiliya iravuga ngo izahabu n'ifeza ntabyo bari bafite, niko basubije. Baravuga ati rero dutumbire gusa, kuko izahabu n'ifeza byo ntabwo twe tubifite, icyo dufite gusa udutumbire. Baravuga ati wowe udutumbire gusa. Haleluya. Wowe icyo usabwa ni ukudutumbera, kuko izahabu n'ifeza ntabyo dufite, ariko icyo dufite ndani ndani. Haleluya. Twebwe icyo dufite turakigwa mu izina rya Yesu wa Nazareti, haguruka ugende. Icyo bari bafite nta kindi, n'imbaraga z'umwuka wera wabaga muri bo. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba adafite amafaranga ariko atunze umwuka wera. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba nta mazi agira ariko yibanira n'umwuka wera. Bibiliya umuririmbyi yararimbye w'108 ku gitero cya 4 yaravuze ngo ngenda umukristo, ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago
zose nkumva nduwe n'umwami Yesu. Icyo kintu ni umwuka wera. Imana iguhe kurindisha ifuhe rikomeye izo wamenye, ifuhe rikomeye. Uyu mwuka wera wadushyiriweho nk'ingwate. Bibiliya ivuze amagambo akomeye, yaravuze ngo mwirinde gutera agahinda umwuka wera ubashyiriweho nk'ingwate. Imana nishimwe. Salomo rero, uyu mugabo Salomo ngo arangije ngo akora ibyangwa n'amaso y'Imana mu gihe muzehe Dawidi yari amaze gutaha. Naratekereje n'abati ariko buriya Dawidi iyo aza kugaruka akareba indahiro yarahije umwana we, akareba ibyo yamubwiye, yari kubabara akavuga ati nasize ubusa, nta kintu nasize. Gusiga ubusa ni ikintu kibi. Imana izadufashe. Ari uwaraye ariye n'uwaraye atariye, ari uwiriwe yariye saa sita n'utariye, ari ugenda mu modoka ari n'utagenda mu modoka, ari ugenda mu ndege n'abagenda n'amaguru, abahinzi, buri muntu wese mu cyiciro arimo. Hari icyifuzo numva ngize muri jyewe. Imana izatubabarire, iduhe iherezo ryiza, kandi nitutabaruka tuzashimira Imana. Uru rugamba turimo ntabwo rworoshye, ariko icyazana Imana twese tukazabona iherezo ryiza. Imana iguhumere umugisha. Imana izambabarire tuzabona iherezo ryiza. Nicyo mwifurize, nicyo nanjye nifurije. Imana izaduha iherezo ryiza, kuko uru rugamba ntabwo rworoshye. Imana izadushoboze. Mwifurije kuzagira iherezo ryiza, kandi n'abacu tuzasiga muri iki gihe izaturinde kubaza twarasize ubusa. Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana Yesu. Salomo ahita yikorera ibyangwa n'amaso y'Imana. Gusiga ubusa ni ukuba wari wizeye ko hari uzasiga umusozi azagusimbura, azagukorera mu ngata, ariko ntabikore. Buriya Dawidi yagaruka ari kuba ati nasize ubusa, ibyo namubwiye ntabyo yakoze. Imana rero iduhe kurindisha ifuhe rikomeye by'agakiza. Dusomye amagambo y'Imana akomeye. Imana ubwayo irivuze. Yeremiya yarabyanditse, igice cya 4 umurongo wa 19. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo Imana iririra abayuda banze kwihana. Imana iririra abayuda banze kwihana. Imana ifata icyemezo cyo kurira kubera ubusambanyi buri gukorerwa mu gihugu. Imana ifata icyemezo cyo kurira kubera ubutinganyi, kubera ibyaha biri gukorerwa mu isi. Ifata icyemezo batereka ndiri. Hanyuma ndashaka ko tuza kuyahuza nariya mu Efeso avuga ngo mwe guteza umwuka wera agahinda abashyiriho kuba ingwate, ahubwo icyaba mukarindisha ifuhe rikomeye icyo mwamenye, mukarinda iby'agakiza. Tukwiye gutera agahinda umwuka wera. Amen. Bibiliya iravuze ngo ye baba we, Imana ubwayo irivuga, iravuga ngo umutima wanjye urababaye, ndababaye, umutima wanjye ubonye ibintu bikomeye, urandihagura, amarira aranemba mu maso, ubitewe nuko habonetse ijwi ry'Imana. Ugiye kumva ibintu bikomeye. Iravuze ngo igihugu cyose kiranyazwe, ndetse n'inyegamo zine dutoke n'inyegamo zanjye nazo zirasahuwe, zikuweho. Icyeteye nta kindi nuko abantu banjye batazi umutima, batagira umutima wo gukora ibyiza. Bibiliya iravuze ngo bafite umutima wo gukora ibibi, ariko gukora ibyiza ntawo bazi. Niki gitumye turushaho gushayisha? Ko twatangije iby'umwuka, niki gitumye tuberekeje iby'umubiri? Mubaze wa mukobwa w'umuriki, mubaze mama nawe papa, niki gitumye tutangiza iby'umwuka twaba tuberekeje iby'umubiri? Umuntu arabara umumotari akirirwa abeshya, akamera nk'abandi bajya mu magambo. Njya mbona kuno bari ku mulayini Nyabugogo, ababeshya baza bakubwira utuntu donc ukabona ibiganiro barimo, nawe wajya mu biganiro ukajya mu biganiro bibi. Uri umukirisitu ngo nuko uri mu kazi. Kuba mu kazi ntibivuze gushayisha mu magambo. Biravuze ngo bazi ubwenge bwo gukora ibyaha, ariko ibyo gukora neza ntabwo babizi. Ibi bitumye Imana ibabara. Imana ibabajwe nuko abantu b'Imana batazi kurinda ubugingo bwabo, bakaba turi gushayisha. Imana nidutaba, Imana niturengere, Imana iturebe neza aho uherereye. Imana nikurebe neza, Imana yongere kwiga, Imana ikugendere, Imana igufashe. Nshuti muvandimwe nkunda umurikira, ndakwifuriza kongera kukurinda ibyo wamenye.
Haleluya. Pawulo yandikiye Abefeso babwira amagambo akomeye, arabwiye ngo hariho ubuhenebere butewe donc hariho kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebere. Amahirwe dufite nubwo Imana ibabaye, ariko yatanze umwana wayo Kristo kugira ngo agaruke gucungura abanyabyaha. Nubwo twakoze ibyaha, nimureke tugarukire Uwiteka. Nibyo twababaje Imana, Imana irarira, irababara, ubwayo irarira, ibabazwa nuko abantu badashaka gukizwa, ibabazwa n'ibyaha turi gukora. Ariko Pawulo aravuze ngo kwera kuzanwa. None wagiye kubaho kwera, Imana ikuye kwera mu mutima wawe kuzanwa na Kristo. Biravuze ngo mwebwe ntimwamenye Kristo mutyo. Ntabwo mwabwirijwe Kristo mutyo, nta nubwo mukigenda nk'uko abapagani bagenda, ahubwo mwabwiye Kristo mukimara kwizera. Pawulo avuze amagambo akomeye, aravuze ngo noneho rero nimba mwaramaze kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu, umuntu wese niyiyambure ibyaha. Haleluya. Umuntu wese niyambure igomwa, yiyambure ubwo busambanyi, yiyambure ubwo bujura, yiyambure ubwo kubeshya. Bibiliya ivuze ngo yiyambure ibyaha n'ibinyoma. Ngo wavugaga nabi ntazongere kuvuga nabi, uwibaga, umujura ntazongere kwiba, umusambanyi ntazongere gusambana, wacaga inyuma umugabo we cyangwa umugore we ntazongere kubikora. Ibyo wakoze birahagije, ibyo warabikoze nibyo, ariko rekeraho. Bibiliya hari ikikubujije, irakubwiye ngo ntuzongere. Imana ishimwe. Imana iravuze ngo ishyizeho uwo bita rengarenga, umurongo red line, umurongo utukura, ntuzongere kuwurenga. Shitani ntakomeze kukoshya gukora ibyaha. Wagira intege nkeya, wagwa mu byaha, turacyari mu isi, wabeshya, watukana, rimwe na rimwe wagora n'ibidakorwa kubera ko wambaye inyama n'amaraso. Turacyari mu isi, turacyarasana, turacyarwana, ariko nturwane ngo utsindwe, ahubwo fightinga, utsinda, ujya imbere, wirambarara, wineshwa. Imana igushoboze kunesha. Haleluya. Twe kuneshwa, ahubwo tunesheshe icyiza ikibi. Niko ko birivuze ngo ntituneshwe, turwane. Imana igushoboze kunesha. Njye ndumva ashaka ko turwanya icyaha kuzageza umwuka wacu uvuyemo, kuzageza tugiye mu mva. Yesu ashimwe. Pawulo aravuze ngo kandi hari ikintu mugomba kumenya: nimurakara ntimukamare umunsi wose mukirakaye. Oya, ntabwo ari byo. Ninginga Imana ibakuremo iyo mijinya n'uburakari, ahubwo n'ijambo riteye isoni ntimukarivuge mu kanwa kayo. Niko birivuze. N'amagambo ateye isoni ntakabe mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye mujye muvuga amagambo meza akomeza bagenzi bayo. Uwibaga ntakibe, akoreshe ngo amaboko ye. Niko Yesaya yahanuye igice cya 3:10. Yaravuze ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Udakora ntakarye. You have to work in order to get something. Ugomba gukora kugira ngo ugire icyo ugeraho. Haleluya. Haleluya. Ndugu zangu, mimi nawapenda na Mungu anawapenda. Haleluya. Je, ndabakunda n'Imana irabakunda. Niyo mpamvu nifuza ibyiza kuri mwe. Nifuza ko twazabona iherezo ryiza. Umuntu wese cyifuzo nyamukuru ni kuzabona iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Nibyo mbifuza. Ndashaka ko tunasoza, ntabwo ushaka kutinda. Bibiliya iravuze ngo mwirinde cyane, nimuteze agahinda umwuka wera wabashyiriyeho kuba ikimenyetso nk'ingwate. Kurinda icyo twamenye, uyu mwuka wera twe kuwutera agahinda, ahubwo twirinde ibyaha. Numvaga ariyo magambo ya Samayi. Irinde gutera umwuka wera agahinda, wagushyiriyeho kuba ikimenyetso. Amen. Wagushyiriyeho kuba ikimenyetso nk'ingwate. Nibyo warasenga gusubira inyuma, ariko garukira Imana. Warasambanye, Imana ikubabari. Waribye, Imana ikweza.
ndabatuje mu izina rya Yesu, umuntu wese wakoze ibyaha Imana nimubabarire mu kwizera. Mbatuye imbabazi z'Imana kuri Bigerezo TV. Umuntu ukunda kubeshya Yesu nakweze, Imana nikubabarire mu izina rya Yesu. Abantu bakunda gukora ibyaha byo kubeshya no ku matelefone no kuvuga amagambo ateye isoni, Imana nibeze mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Yesu nabeze, ntabwo ari igihe cyo kwandura, ni igihe cyo kwera, twe guheneberezwa n'iminsi tugezemo. Imana nikuzure mu buryo bw'umwuka, yongere gushyire ku rufatiro. Reka ngusengere, kandi abarwaye Imana bakize. Abantu bakunda Bigerezo TV bakaba barwaye, nifuje ko Imana yabakiza, mbateho umugisha wo gukira mu izina rya Yesu. Hanyuma uko tuzadushobozwa umunsi ku munsi tuzajya tubaha ijambo ry'Imana. Tubashimire rero ko mwari mukurikije ijambo ry'Imana. Muri hangana nagiye nkura muri screen, murabibona nyine ko turacyarwana urugamba. Mwuka wera azadufasha tubone kamera nzima, kandi ndabizi ko jewe iyi channel ntabwo ndi kwikoraho nkushaka views cyane, oya. Jewe rwose pe ubu yaranabaye monetize, ariko nkora nk'umuntu nyine wigisha ijambo ry'Imana, ntabwo ari gushaka indonyo, oya. Mwuka wera nabona ko ari ngombwa ice nizazamuka, namwe muzamfasha ibe monetize, hanyuma icyabonekaho wenda simbizi, tujye tugikoresha mu murimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ibaha umugisha. Nimufashe rero mukore share, comment na like, kugira ngo n'iryo terambere natwe ritugereho mu buryo bw'ubumwe cyangwa ubundi. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye. Imana iguhe kurinda icyo wamenye.